urudye hano hari abantu benshi rero basanga hari icyo kunywa oya hari yes ndahabona kabisa ahubwo wabona buriya hari n'ibyo kurya mwana abona hari n'ibyo kurya kandi numva nanisonze daraka kana kisugira ngo kanamarira ikishaka tujye se hajyayo tukajya kureba buriya ntago habura y'icyo kurya ahubwo se hari agasenda waba undushamwa ariko nawe umuhogo wawe kurya ugabanye oya ariko wowe ugabanye umuhogo wo kuzajya ugenda umwagagura ahantu hose ugeze aho yagenda wana nawe tujye kureba ko hari icyo kurya twabona tugende kabisa kuki wabyemeye yo shire ihangane Imana iratureba iyo nizi ibyo tuzabigenza kugira ngo duhoza yamarira turi kumwe tuje mu kiriyo wana tuje mu kiriyo humura naho habamo icyo kurya icyo kunywa nitwaje n'ifoke yesa agacupa se gafite kurya no kunywa kandi urabyizeye cyenda kabona ko karapfuye n'ukuntu twamukundaga tuza Imana iratureba Imana iri kuturamo kwihangana kundi uko byashatse kugenda komeza kwihangana shira umutima hamwe uzi ukuntu twasangiraga akabyere mwana akana karyoshya kwe foto niyegendere nakundi ako se mwawe ibigambo buri muri yahuza ibigambo gusanze ari nk'umurokora atajyanywa n'inzoga ibaze n'ibigambo ari muravuga reba mu maso yabo urabona batameze nk'abana basinze uri murabirebera he ari kuri wowe tusa ayota nawe igifu gitangiye kukuvuga umuhogo utangiye kukuyoba ushaka kurya ndabishaka sinshaka kunywa se turanga no mu kireba haba n'icyo kurya n'icyo kunywa akase y'imyenda y'abagamo kabari sika nanjye ndumvise ndatangara KANYOTA reka mubwire ndababaye ntiwakora ukuntu numva mbabaye mu mutima ndababaye twajyaga tujya muri reso yanguriraga ibiryo yanguriraga icyayi mbese yanyitaga yari umuntu mwiza sinzamwibagirwa n'umunsi n'umwe ubuse usanze atangiye muri resitora ntiwabuhemye mu baketse ko twahuriye badahari mama Beni iyo yasinda yari afite bagira ngo yari umuhungu aha nanjye nabonye ubwo se byagenze sha ibyayibaza padiri ahita gusubiza n'amayobera matagatifu kugira ngo twihanganishe uyu muryango wabuze uwawo tunabasabira ku Mana n'umugisha kuko byabayeho uyu munsi birababaje hari umuziranenge nagira ngo uyu munsi uyu mubyeyi wabuze umwe mu babo n'uyu mupapa mugira icyo mivuzeho nk'umwe mu baba bari aha ngaha yagira ijambo yabivugaho icyo yumva yababwira cyangwa se nko kubafata mu mugongo yahaguruka. Uyu muntu nubwo yagiye yari inshuti yacu namukundaga ebana kimwe cyose yakinkoreraga ariko aho agiye twese tuzahajya gusa nkomeje ababyeyi be. Murakoze cyane ariko ndabona aha ngaha hari undi uri kwaka ijambo agira ngo nawe ahaguruka agira icyo atubwira yihanganisha umuryango wabuze wawe. Ndasaba ijambo jewe murakoze
bose uyu muntu twasangiraga inzoga mu kabari, iyo yasangaga turi mu kabari yarasengeraga tukanywa, abeza barapfa we. Ariko ndabona kanashije mu kabaye gahari mwaduha tukaho ko n'ubundi akokoko nta kibazo, ariko nubwo agiye turasigarana namwe, dore kanashizemo mugire muduhe tumwe. Ariko nta ijambo mugenzi wanjye akagira icyo avuga twazanye, ndumva ntacyo bitwaye, yatubwira nawe uko bimeze. Rwose turababaye, mwihangane. murakoze, ndababaye cyane nimwabyumva. Ndamwibuka cyane rwose, yigeze kunjyana, twari tugiye ahantu mu bukwe, turagenda tugeze mu nzira amariye ifuta, arambwira ati tujyane nkugeze aho ugiye. Yambwiye ijambo rimwe mu buzima bwanjye sindaryibagira, na n'ubu rimora ku mutima. Yarambwiye ngo gira neza wigendere, iyo mbyibutse numva mbabaye cyane, mba numva mbabaye. Ariko abeza barapfa, nta kundi twabigenza, yatuvuyemo. Twagira dute? Mwihangane, ndabihanganishije pe, murakoze. kuvuze ngo yagoye ifuti, usanze nta modoka yagiraga, aho ntiwaba ukote. Ariko Kanyota nawe inzoga zaguhumye amaso, ariko ubu ntabwo uri kureba yuko aba bose bicaye aha ngaha ari abasinzi. Urabona ahubwo nibagiye kwisarira ibiryo, baduhe n'ibiryo twirire. Njye ndumva nanashonje, igihe twicare aha ngaha izuba ryanyishe, ndashonje. Murakoze, mureke duhe nyir'urugo ijambo, wenda nawe yagira icyo yabivugaho. Murakoze kudufata mu mugongo kubw'urupfu rw'umwana wacu Irakoze Ben, yari afite amezi 3. Murakoze kutwihanganisha, twabashimira. Murakoze, njye n'umufasha wanjye komeza kwihangana, ngomba gutuza Imana ikazaduhungira. Ahari Imana niyo ifite uko izabigenza. Murakoze cyane. Ngafite amezi 3. Situbiganije kuri n'ibigambo wahurutuye, ukomeza kuvuga ngo mwasangiye mu kabari, ngo mwanyweye inzoga, ngo mwakoze ibiki byose, hanyuma ko wumva urwara uruhinja biragenda bite baratwara. Wese inda yawe siyo yatumye tuza. Ni wewe wakomeje kugira ngo cyawe cyatumye tu siyo wanzamuye. Erega ikibazo cyawe nuko wahubutse uvuga ibigambo byinshi, wapfuye kuvuga. Baratwikira hano. Hano Kanyota ndapfuye. Ariko naba nzize ndayaje mama she. Mana yanjye we, mana yanjye, aba bagabo babiri mubafate nibabacike. Bari kudushinyagurira umwana wacu yabahaye rifu tijyari. Mubafate nibabacike. Mubafate. Ayi baba data we, bameneye ibondo ngo ni idebe ry'inda we. Zinda yanjye. Ahubwo se sha ubu ngiye nzongera kunywa agacupa k'umuhogo bawuvunaguye. Ariko wowe se singa yawe siwe watumye tujyayo.